aravuga ngo baramubwira bati rero gira uko ubigenza kuko ibintu byakomeye. Inyanja imbere yabo, inyuma yabo hari ingabo zigenze zite zibakurikiye, hirya hino gutyo gutyo bagoswe. Murumva bari kubigenza bate bavandi? Yesu akivuka baramugerageje bamuhungana ari uruhinja. Haleluya, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nimureke dushimire Imana yabanye natwe mu minsi ishize kugeza kuri uyu munsi twageze hano mu nzu yayo. Mu by'ukuri ntabwo umuntu yabisobanukirwa, ariko uko byagenda kose nubwo tutabisobanukirwa, mu by'ukuri dukwiriye gushimira Imana, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Yagiye iturinda mu bibazo bitandukanye, yagiye iturinda mu bibi n'ibyiza, kugeza kuri uyu munota buri wese akwiriye kuvuga ko ari mu biganza by'Imana, kubera yuko nta wundi muntu, nta wundi muryango, nta muntu ufite imbaraga n'ubushobozi byo kurinda umuntu ku buryo uwo nguwo ari we dukwiriye guhungiraho, usibye Imana yonyine, ari nayo itwirindiye. Ihabwa icyubahiro. Uyu munsi muri aya masaha tugezemwo, ndagira ngo twitegure kujya ku meza. Abantu rwose tujye ku murongo, hanyuma Imana nayo ize kubidufashamwo. Dufite isomo badusomeye ryo mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo. Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza wa 5. Ni amagambo muzi, ariko mu Kinyarwanda baca umugani ngo aryoha asubiwemo. Buriya si mu Kinyarwanda, ubundi ni Bibiliya bashatse kuvuga. Iyo murebye Bibiliya musanga niyo twahaguruka turi abantu 10 tukabwiriza ikibwiriza gifite amasomo amwe, uko twagenda duhaguruka twese byagenda birushaho kuryoha. Ijambo ry'Imana rero riryoha rigenje rite risubiwemo. Aya ni amagambo atari mashya kuri mwe ndetse no kuri njyewe. Ni amagambo Paulo yandikiye Timoteyo. Titire yaho sinzi niba mwayibonye, iravuga ngo ubuhenebere bugenje bute buteye. Se niko handitse? Mundebere nimba ariko handitse. Ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi ya ryari y'imperuka. Niga ibyajiya nasobanukiwe iminsi y'imperuka n'umunsi w'imperuka yuko bitandukanye. Ibihe biheruka n'umunsi uheruka bigenje bite bitandukanye. Ibihe biheruka tubirimwo, ariko umunsi w'imperuka ntabwo turagenza dute, ntabwo turawugeramo. Maze Paulo yandikira Timoteyo. Iyo umuntu akwandikiye akuburira, ni ijambo ry'umuburo. Iyo umuntu akwandikiye akuburira abagukunda. Siko bimeze? Uramutse ubonye umuntu akwandikiye ibaruwa akakubwira ngo nyamara uyu munsi ya nzira wacagamo ntukwiriye kuyongera kuyinyuramo kuko wahuriramo n'ingorane, cyangwa akakubwira ngo ya myitwarire wagiraga wari ukwiriye kuyihindura kuko izakugeza habi, uwo muntu yaba agukunda. Ariko uyu munsi ntabwo ariko bimeze. Iyo umuntu akugiriye inama ahubwo umureba nabi, akenshi niko tumeze. Twumva uwo muntu atarakwiriye kugenza gute kubitubwira, ariko buriya aba atuburiye, kandi nta gushidikanya Imana niyo ibimukoresheje. Igihe uzabona umuntu akuburiye, uzamenye yuko ari umukozi w'Imana. Hari igihe tugira ngo abakozi b'Imana ni abantu babyerejwe bakabihererwa bakabyerezwa, ariko uko muri aha mwese muri abakozi b'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iri somo riravuga ngo
reka mbivuge mbisoma. Ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Maze Pawulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe bigenje bite birushya. Ni ibihe birushya kubera iki? Nyuma yarabisobanuye. Ijambo rivuga ngo kuko ni rigaragaza yuko ibintu bigiye gukurikira ugiye kubisobanura. Kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakundana babo, batuzura, babesherana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Muri ibyo byose maze gusoma, aho utari ni hehe, aho ntari ni hehe? Ndagira ngo buri wese atekereze, muri ibyo byose maze gusoma, aho utari ni hehe, aho ntari ni hehe? None ibihe biheruka, ibihe birushya tubirimo, nose niba abantu tumeze gutyo murumva byoroshye? Maze ikintu gikomeye, 5 baravuze ngo bafite ishusho yo kwera. Iyo umuntu atureba abona dufite ishusho yo kugenza gute? Yo kwera. Uwatureba yabona dufite ishusho yo kwera, ariko mu mitima yacu hari bya bindi maze kuvuga n'ibindi ntavuze. Ariko bahakana imbaraga zako. Maze Pawulo abwira Timoteyo abameze batyo ujye ugenza ute? Yubatera umugongo. Icyo yarashatse kuvuga yuko adakwiriye kwifatanya cyangwa adakwiriye kumera nkabo. Imana idufashe kandi iduhe guhunga ibyo ngibyo, kubera yuko buri wese wasanga yibitseho nka 5 cyangwa byose, ntawe ufite kimwe gusa mu byo narondoye. Nimushaka mwongere musubiremo mu bisome, urasanga ari wowe urimo wisoma mu mutima wawe. Kugeza igihe tudakunda n'abacu, kugeza igihe tugambanirana ndetse tukagambanira n'abacu, byo murumva ko bitoroshye. Igihe Pawulo yandikiraga Timoteyo yari ibaruwa imuburira. Uyu munsi natwe ijambo ry'Imana riratuburiye kugira ngo twimenye aho turi yuko atari heza. Umutwe w'icyigisho, umutwe tugiye kurebera hamwe kumara akanya dutekerezaho, uravuga ngo igihe cyo kumanika amaboko. Igihe cyo kugenza gute? Igihe cyo kumanika amaboko. Dusenga Imana. Mwami Imana yacu, turagushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ijambo ryawe rituyobore, kandi ijambo ryawe ritwigishe, ridusenye, ritwubake. Maze uko tumaze kubona yuko dutsinzwe, kandi uko tuza kubona ko dutsinzwe, duhe kumanika amaboko. Maze utubere umuyobozi, kandi intsinzi yawe abari ibi yacu, mu izina rya Yesu, amen. Igihe cyo kumanika amaboko. Kumanika amaboko ni ikimenyetso gikunda gukoreshwa ku rugamba ku bantu babiri bahanganye. Ni ikimenyetso gikunda gukoreshwa ku bantu barwana. Iyo ugiye mu basirikare bo babyumva neza, igihe impande zombi zihanganye, ubundi mu mategeko y'intambara, mumbabarire kuba ngiye kubivuga yenda ntamenyereye iby'urugamba, ariko mu mategeko y'intambara umuntu wamanitse amaboko ntabwo bamurasa. Haleluya. Umuntu wamanitse amaboko nibagenda aba yagaragaje ko ubushobozi bwe nta bugihari,
akemerera uwo bahanganye kumuyobora cyangwa kumugenga. Siko bimeze se? Maze akabigaragaza hameshe amaboko. Ikindi, ikimenyetso cyo kumanika amaboko ni ikimenyetso kigaragaza guca bugufi, ukemera yuko ntacyo uri cyo. Igihe cyose uzabona umuntu agupfukamiye yamanitse amaboko, uzabifate nk'ikintu gikomeye cyane. Nigeze kujya guhana umwana yakoshereje ababyeyi, maze araza imbere arapfukama amanika n'amaboko. Murumva ko koze ibimenyetso bingahe? Gupfukama warangiza ukagenza ute? Ansaba ngo nimusabira ababyeyi bamuha imbabazi kuko yarazibasabye. Bagenza bate? Barazimwima. Nabonye imbaraga ikomeye mu kumanuka amaboko. Muri iki gihe giheruka duhura n'ibibazo byinshi, ingorane ni nyinshi. Tumaze no kubona yuko no mu muntu bwe harimo ingorane ziteye ubwoba. Noneho hanze y'umuntu hari ingorane noneho zirimo urupfu, zirimo amakuba, zirimo inzara, zirimo ibiteye ubwoba biruhije, ku buryo umuntu adashobora kubitsinda, ku buryo umuntu adashobora kubinesha, ku buryo umuntu adashobora guhangana nabyo, dore ko imbaraga z'umuntu ari nkeya. Ibyo rero kugira ngo tubibonere intsinzi yabyo, nuko dushaka umuntu wabitsinze, wabinesheje. Mu ndirimbo ya 11 twaririmbye, niba ari uyifite hafi aha yantiza, ni indirimbo ivuga ngo mukiza ngukurikire. Aho ugenje ute? Aho musome murebe uko amagambo yanditse, ko hari igihe dufata indirimbo ariko tukayifata kutariko. Indirimbo ya 11 iravuga ngo mukiza ngukurikire aho unshakira hose. Ntabwo ari aho ushakira hose. Mukiza ngukurikire aho unshakira hose, aho ujya ngukurikire mwami ngenze nte ngukurikire. Mu gusubira mwaravuga ngo mukiza ngukurikire wamviriye amaraso, niba utagira ukwitaho ngenze nte mwikurikirire. Kugira ngo tubashe gutsinda, tubashe kugera ku ntsinzi y'ibibazo byose biteye ubwoba. Iyo musomye muri Matayo 24 umurongo wa 37 kugeza wa 44, ntabwo turi buhasoma ariko muzaharebe, muzahasanga n'ubundi ahangaha batwereka uburyo isi irimo igaragaza ibimenyetso byinshi ibyo Yesu yavuze bigaragaza yuko koko Yesu agiye kugaruka. Kandi ntabwo dukwiriye kubishakira kure yacu, kuko turabishakira hafi yacu cyane. Ririya somo ryo muri Timoteyo ryo Paulo yandikiye Timoteyo, batweretse yuko ibyo ibyinshi biri muri njyewe, biri muri wowe. Buriya ibibazo byinshi dufite tubiterwa natwe, tukabiterwa na bagenzi bacu. Aho rero niho umuti w'ikibazo uri. Umuntu akwiriye kumenya, yarangiza akavuga ati ibibazo ubwo ari jyewe mbifite, nkwiriye gushaka ibisubizo. Kandi ibisubizo nta handi ni muri iyi ndirimbo tubonye ya 11 ivuga ngo mukiza ngenze nte kurikira. Igitero cya kabiri kiravuga ngo naho inzira yazitirwa, naho yagenze ite yakukumuka, ko wayinyuzemo mbere nyicamo ngenje nte bitishimwe. Ahangaha bavandimwe batweretse uburyo Yesu ari we wenyine dukwiriye kwizera. Yesu ari we wenyine dukwiriye gushyira imbere, kuko niwe ufite intsinzi mu biganza bye, ni nawe ubasha kudutsindira. Bityo niwe dukwiriye kwisunga, kubera ko twebwe nta mbaraga dufite. Ibigeragezo byose duhura nabyo, ibibazo byose duhura nabyo, ibyo twabonye n'ibyo tuzabona, nta wundi ushobora kubitsinda ni Yesu. Haleluya. Icya gatatu kiravuga ngo naho naterwa n'ibyago nkageragezwa cyane, warageragejwe nawe mwami ngukurikize. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Uyu muririmbyi yari yuzuwe n'umwuka w'Imana,
kuko yemeye ko niba Yesu yarageragejwe nawe agomba kugenza gute. Mbese ibyo tujya tubyemera abavandi? Twebwe twumva niba Yesu yarageragejwe ari ibyiwe, ibyo ari ibyiwe, ariko twebwe ibyo kugeragezwa ntabwo bikwiriye kugenza gute, ntabwo bikwiriye kutugeraho rwose. Ariko niba twemera ko Yesu yageragejwe, natwe dukwiriye kwemera ko ibigeragezo bigenza bite. Ariko nta n'umuntu kuri iyi si uzageragezwa nk'uko Yesu yageragejwe. Mwari mubizi? Reka mbaho urugero. Yesu akivuka baramugerageje, bamuhungana ari uruhinja. Ninde ku isi wavuka bakamuhungana bamuhiga mwabonye? Ndetse amaze no kwegera hejuru nabwo bakomeje kugenza gute, kumushakisha. Ikigeragezo se kiruta icyo ni iki? Igihe cyarageze Yesu bakajya bamugenza, bamutegera no mu byo avuga, bakamutegera no mu byo akora, kugira ngo bakunde bamuboneho impamvu. Ariko uyu munsi igihe ushatseho impamvu ntavuye aha wahita uyibona. Ariko murabyumva, Yesu bamushatseho impamvu kugeza agize imyaka 31, nibyo ni 31 bataramubonaho impamvu. Muzasome muri Matayo igice cya 26, muzasanga impamvu banditse, bamwanditseho hejuru, baravuze ngo ni umwami w'iki. Icyo ni ikirego bavandi. Yesu yagize abagambanyi. Yesu uyu munsi ushobora kuba ufite umuntu ukugambanira umwe, ariko wewe yari afite timu. Ufite timu ikugambanira, wabaho wamara na kabiri koko? Yesu yari afite timu, ndetse timu bakorana babana. Yari afite abantu bamugambanira, dore bagendana bakorana. Umuntu mukorana aramutse akugambaniye ntabwo warara. None hari timu, ari ikipe y'abantu bahagurukiye rimwe, bahuza ibintu bakavuga ati yewe doranyuza aha utegereze aho hariya, doranyuza aha utegereze hariya. Bagendaga bamugerageza kugeza igihe atsinze. Indirimbo rero avuga ngo warageragejwe nawe mwami ngenze nte. None se murumva kugeragezwa hari ahantu dushobora kubihungira? Mu gitabo cy'intambara ikomeye page ya 37 ndetse na page 220 muzahasome 37 hoho habivuga neza. Ariko none na 220 Luteri we yarabivuze. Martin Luteri, ni Luteri umugorozi muzi, yaravuze ngo 220 abona ibibi birushaho kwiyongera, abona ibibi birushaho kwiyongera. Yavuze yuko isi itagomba kumara imyaka 300 kubera ububi bw'abantu, ububi bw'icyaha, ububi bw'isi, uko isi irushijeho kuba mbi. Ariko yagaragaje yuko mu by'ukuri Yesu ahari nk'umurengezi. Nubwo ibigeragezo byaguhitana, Yesu ntibimumujije ko ahari nk'umurengezi. Nubwo wabirokoka, ntibimumujije ko ahari nk'umurengezi. Rero niba guhera mu mavuka ya Yesu muri Matayo igice cya 2 umurongo wa 3 kugeza wa 13, kugeza apfa Matayo 27 umurongo wa 39, hamwe nababwiye nta na rimwe, nta munsi n'umwe atigeze ageragezwa cyangwa ngo ahure n'ibibi, tukaba twiyemeza kumukurikira akaba yarabitsinze. Ni wowe nguwo niwe dukwiriye gukuraho intsinzi bavandimwe. Kandi muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 20 yaravuze ngo umugaragu ntaruta nde. Ayo magambo murayazi? Umugaragu ntaruta nde. Nese turuta databuja? None turemera yuko ibi bigomba kutuzaho se? Kuko databuja nawe byagenje bite? Ariko bavandimwe, umugambi w'icyigisho cyacu uravuga ngo igihe cyo kumanika iki?
narindi mvuga ukuntu ibyo byose ingorane zihiga umuntu ni nyinshi, ariko dufite urugero rukomeye ari narwo dukwiriye kureberaho, kuko Bibiliya iratubwira ngo nta rindi zina munsi y'ijuru twahawe usibye iryande rya Yesu. Niryo dukwiriye gukirizwamo, niryo dukwiriye kureberaho, niryo dukwiriye gukuramo intsinzi. Ibibazo byose duhura nabyo dukwiriye kubyegeka kuri Yesu, ko yabitsinze maze akagenza ate, akabituneshereza. Dufite ingero nyinshi. Yesu tumaze kubona ko ari we dukwiriye kumanikira amaboko maze tukabimuha. Abaririmbyi bavuye aha bamaze kutwereka yuko ibibazo muri iyi si, bamaze kutwereka yuko hari igihe nyirizina cy'igitaramo. None se wazagera ku gitaramo ute? Abazatarama ari abazaba bararwanya urugamba kandi bakarutsinda, kandi tukaba tumaze kubona yuko tudashobora gutsinda iki urugamba mu gihe twirwaniriye, mu gihe tutamanitse amaboko ngo tugaragaze yuko bitunaniye. Bya bindi byose navuze ngo twereke Yesu ko bitunaniye, ntabwo dushobora gutsinda. Birasaba ngo twizere Yesu wanesheje maze abari utuneshereza. Mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 20, tuhasanga igitekerezo cya Yehoshafati. Abayuda batewe n'abamowabu, maze Yehoshafati atumwaho bamubwira yuko haje ingabo z'abamowabu nyinshi zije kugenza gute, zije kumurwanya. Maze Yehoshafati sinsoma agira ubwoba, agize ubwoba kandi ntibwabura, maze yihatira gushaka iki, yihatira gushaka iki? Ntabwo turi kumwe, ntabwo turi kujyana. Yihatira gushaka Uwiteka, kuko mu Uwiteka niho yabona, niho yabasha, niho yavugaga ko ashobora kubonera intsinzi. Haleluya. Se turi kujyana? Niba turi kujyana mu mere gutya, hari abantu mbona inyuma bubitse imitwe, sinzi niba turi kumwe. Ariko twaba turi kumwe, twaba tutari kumwe, urumva cyangwa ntiwumva, ibyo ari byo byose wakabaye uri kumva. Yehoshafati aravuga ati izo ngabo zingana zityo. Mundi kera mu Bisirayeli, ubu ngubu niho twebwe dukora ibyaha bikarangirira aho ngaho. Ariko kera mu Bisirayeli iyo bacumuraga ku Uwiteka, Uwiteka yarabahanaga, maze izindi ngabo zikaza zikanyaga. Niho mujya mwumva ibibazo by'ubunya, abantu benshi bagiye bajya mu bunyage. Ngiye kubasomera n'irindi somo ry'abantu bagiye mu bunyage kubera gukora ibyaha. Bavandimwe, nimureke dushimire Imana, kuko ubu tuba turi iminyago y'ibindi bihugu cyangwa y'abagome bandi, kubera yuko iyo Yesu ataza, ubu ngubu twakabaye twese kuba turi iminyago, ibyacu tutabirimo. Ariko Imana iratwihanganira. Haleluya. None se hari umunsi tudacumura? Hari umunsi tutarenga ku masezerano y'Imana? None se kubera iki turi mu byacu, turi mu gihugu cyacu, tukaba ibintu mbese bikaba ibintu bikaba ari wane nk'uko abantu benshi bajya babivuga? Nta kibazo. Nese wumva turi abakiranutsi, wumva turi abera? Ntabwo turi abera, ntabwo turi abere. Paulo yabyandikiye Timoteyo aravuga ngo bazaba batameze gute, batarabera. Ahubwo turi abagambanyi, ahubwo turi abanganye, ahubwo umva nta abantu ntibagikunda ibyiza. Reka mbabwira, abantu ntabwo tugikunda ibyiza. Umuntu ajya kuburana n'undi kandi abantu bazi neza ukuraho kuri, maze umuntu akavuga ati biramaze, nashaka afite ukuri biramaze. Abantu bagaca ku ruhande bakavuga bati oya uriya ararengana, uyu narengana, bakanga kuvuga ukuri. Abantu basigaye bavuga amateraniro, abantu ntibaze, bakigira mu byabo, mu materaniro yabo. Amateraniro yo mu rusengero abantu bakagenza bate, bakayareka. Ariko muzarebe n'umubyeyi abwira abana bati nyamara dore umurongo abana mukwiriye kunyuramwo, ariko abana bakanyura hehe? Umwana se, umubyeyi se wumva aho umwana umurongo mubi. Abantu ntabwo dukunda ibyiza. Muhere hasi ku rwego rwo hasi mugere hejuru, murasanga abantu badakunda ibyiza. Paulo yarabirebye abibwira Timoteyo,
maze aramubwira ati urimenye kuko icyo gihe abantu bazaba badakunda iki ibyiza. Nimutwisuzume turebe ukuntu bimeze, natwe ntabwo dukunda ibyiza nubwo twaje mu nzu y'Imana, ariko gukunda ibyiza biragenda bitugabanukamo. Cyakoze Imana ishimwe ubwo Mwuka Wera yatuyoboye mu rusengero tukaba twaje ahangaha. Yehoshafati atakambira Imana, arayibwira ati Mana, si wowe Mana watubwiye ngo nitubigenza dutya nitubigenza dutya bizagenda gutya? Muri make yamanitse amaboko kuko urugamba yabonaga adashobora kugenza gute kurutsinda, maze ategeka abayuda muzahasome muri icyo gice cya 20, arababwira ngo mugende mwiyirize ubusa musenge, ubundi twishyire mu maboko y'Imana, ibindi Imana izagenza ite izabikora. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Muri iki gihe kibi kigoye, abantu dukwiriye kumanika amaboko maze tukayereka yuko Imana ari ibashe ikwiriye kutubera kudutsindira ibigeragezo n'ibibazo tugenda duhura nabyo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Irindi somo riraboneka mu Kuva igice cya 14 umurongo wa 11 kugeza wa 16, muzahasome naho ntabwo ndi buhatinde. Kuva igice cya 14 gice umurongo wa 11 kugeza wa 16 muzahasanga igitekerezo cy'Abisirayeli bava mu Egiputa. Abisirayeli bava mu Egiputa byari umugambi w'Imana. Mu Egiputa bahagiye kubw'ubunyage, kandi mu Egiputa bari bahamerewe nabi, maze Imana ibabazwa nuko bariyo, kandi babazwa nuko bataka. Mu bice bya mbere bibanza igice cya 4 cya 7 gutyo muzasanga yuko Imana yababajwe n'uburetwa bakoreshwa, maze ihitamo kureba intumwa yayo maze irayituma. Twihutishije, Abisirayeli bageze ku nyanja itukura, rwari urugamba rukomeye badashobora kwirwanirira. Barangije babwira uwari ubayoboye umuyobozi, barubwira ati ariko iriya ntamva zihari, iriya ntamva zihari. Bavugaga hehe? Aho bavuye. Iyo tureka n'ubundi tukajya kugwiriya mu Egiputa, turaza kugwa hano kubera iki? Nkibaza abantu nkatwe, oya sinabagereranya ko bari benshi cyane bavaha bakagira iriya no mu Gatunda, kuko ho banyuraga nta kintu n'icyatsi ibintu byose byaragenzaga bite, ntabwo byabaga bigihari. Maze Mose bamutera mu ihurizo, aravuga ngo, baramubwira bati rero gira uko ubigenza kuko ibintu byakomeye. Inyanja imbere yabo, inyuma yabo hari ingabo zigenza zite zibakurikiye, hirya hino gutyo bagoswe. Murumva bari kubigenza bate bavandi? None se mutekereza yuko twebwe tudasugerejwe? Nawe yaravuze ngo icyakwereka abana b'Imana ingabo za Satani ziba zibagose. Hari amagambo nkunda yandi, ariko yasoreje aravuga ngo ariko ingabo za Satani zigose abana b'Imana zibashakisha nizo nke ku ngabo Imana igenera umuntu, ku bamarayika Imana igenera umuntu kugira ngo akunde abeho. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Cyo nicyo gisobanuro cy'impamvu turiho n'uyu munsi. Imana ihabwa icyubahiro. Maze Mose aratekereza nk'umuyobozi. Ndagira ngo mbabwire abayobozi, uko turaha twese turi abayobozi. Hari igihe ushobora kuvuga ko utari umuyobozi, waba umuyobozi mu rusengero, waba umuyobozi mu rugo, waba umuyobozi ariho hose. Uko byagenda kose, iyo wamaze kugira umutima nama, iyo wamaze kuba umuntu ushobora gufata icyemezo runaka, uba wabaye umuyobozi. Kuko nutaba umuyobozi w'umuntu uwo ari we wese runaka, ariko uzaba umuyobozi w'umutima wawe. Haleluya. Rero bivuze ngo twese turi abayobozi. Mose arangije ntiyababwira ati reka nanjye shyiraho akangesha, ahubwo agenza ate? Ahamagara Imana. Mose yarararamye areba hejuru, maze aravuga ati nta wundi muntu unyobora usibye Imana, niyo nkwiriye kumanikira amaboko kugira ngo itanga igisubizo kuri aba bana bayo. Haleluya. Maze Imana ireba Mose ukuntu ayishyize imbere, maze imuha igisubizo. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Uko mubizi ntibambutse, mu Bibiliya avuga ngo ahumutse hagenza hate?
haraboneka, muhasome murebe ngo aho umuzi hagenza gute, mbese aho gukandagira hagenza gute, haraboneka. Rero muri aya masaha njyewe namwe dukwiriye kwishyira mu maboko y'Imana, kuko niwo muyobozi, niyo yatsinze, niyo ishobora no kudutsindira ibibazo, niyo ishobora no kutugeza aho tudashobora kwigeza. Ikindi gitekerezo muragisanga muri Luka igice cya 5:5. Ni igihe Yesu yarobeshaga abantu amafi menshi, bari barayabuze, ariko Yesu abonetse barayabona. Ikindi gitekerezo turagisanga ndetse ngira ngo ni nacyo giheruka muri Luka igice cya 11:13. Yesu yabwiye abantu ati muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi. Muzi guha abana banyu iki? Ibyiza kandi muri babi. None se Data wo mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera abamumusabye? Ntacyo Imana ishobora kutwima mu gihe twayizamuriye amaboko tukayereka ko nta bubasha, nta bushobozi, ntabwo dufite na gatoya. Naho ubundi ibibazo tuzagenda duhura nabyo kuko turi mu isi, kandi mu ntambara ikomeye baranditse baravuga ngo nanone abakiranutsi banyuzwa mu mubabaro ukaze kugira ngo ubwabo batunganywe, kugira ngo kandi batange urugero rwemeza abantu ko kwizera n'ubutungane byabo ari ukuri, ndetse no kugira ngo imyitwarire yabo itunganye ikebure abanyabyaha ndetse n'abatizera. Imana yemera ko abanyabyaha batera imbere kandi bakerekana urwango bayanga, kugira ngo igihe bazaba bujuje urugero rw'ibicumuro byabo, mu gihe cyo kurimbuka buheriheri kwabo bazibonere ko Imana itabera kandi ko ari nyambabazi. Munsi wo kwihorera kwayo uri bugufi, ubwo abakomeye abagomeye amategeko yayo bakanarenganya ubwoko bwayo bazahabwa ingororano ikwiriye ibyo bagenje bate, ibyo bakoze. Muri aya masaha njyewe namwe nimureke twige gushyira imbere ubuyobozi bw'Imana kugira ngo abe ari tuyobora. Nimureke twige guca bugufi, tumanike amaboko mu bihe bibi no mu byiza. Imana aba ariyo dushyira imbere kugira ngo ibashe kudutsindira, naho ubundi twebwe ahacu ntacyo hatugezaho, ibyacu ntacyo byatugezaho. Reka muri aya masaha Imana ibitubashishe mu izina rya Yesu.